najyanye ivuga butumwa bwari ubutumwa Imana impaye ariko bari abantu mbese ubona mu rusengero ariko harimo ibigugu byinshi rero ndagenda njyayo ariko nyine hari igihe Imana igutuma ahantu ubizi neza amakuru yawe uyafite kabo bantu rwose kumva bigoranye Imana irantuma ndagenda impa ijambo rikakaye pe ndagenda ndaribwiriza Imana irambwira ngo ntiwite ku masaha ntunite ku bindi weho vuga ninkubwira ngo rekeraho ngaho urekeraho Imana irambwira itariko ibyo urabona ntihagire ikiguca intege ngo ugire ikibazo ahubwo ukomeze uvuge ninjura guhagarika ndagiye ubwo bampa umwanya hari ku cyumweru ndagenda ndavuga icyo yakirabira ndavuga ariko najya kurekeza nkumva ibindi biramanutse nagiye kubona mbona niba ari umudiyakoni mbona araje gake ari kwivugishwa mbese hari ukuntu nyine baza bari kujijisha mbona mpereje agapapuro nanjye nkafata guca ariko ndatekereza si ibi ni ibiki bimbaye ndakomeza ndavuga ariko ngeze hirya ndavuga mbese kandebe mu kureba yewe kanditseho bikini umvyibuka ngo warengeje igihe ndavuga ni mbega ni bantu numvise akantu ko kugira ubwoba kandi n'abana abazimu bashi ndamwihorera yari yakamaye ndenzeho nk'iminota nka 20 ndongera ndisararanga ndavana none ibyari bisigaye byose biramanuka ndangije ariko nyine icyo gihe wumva usa naho ugize akantu ukumva uranamwaye ariko ukagira nka gutya ugashaka imbaraga mu buryo bwose ariko ntago nabuze umwana numvise mwaye ariko kubera ko hari uwo ndi kuvugana nawe ubarusha ijambo navuga ngo rero baturishe numara kubaturisha none afite gahunda yo gusoka gusoka kugira ngo icyo ndasorezaho nawe agire gute acyumve kubera ko ari weho wanzanye ntabwo ujya ubeshya iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujya ubeshya ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuha igare ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu ntabwo usezeranye umuntu reka mbasuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose yo mu Rwanda mu ntara enye ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiratuma Imana Concorde kangushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikanda gusabiye umugisha nanjye nabasezeranije yuko ntazajya mbicisha irungu niyo mpamvu nafashe urugendo njya kwisurira umukozi w'Imana aha turi ni mu murenge wa Cyanika mu kagari ka Gisovu ni hatuye twaje kumusura kugira ngo twiganire ku mbaraga z'Imana umukozi w'Imana tuguhaye ikaze reka usuhuze abadukurikiye unabibwire amen urakoze Yesu nashimwe Yesu ahimbazwe nitwa Innocente Batamuriza ndi umudamu mfite abana 2 n'umugabo umwe yego nsengera muri ADPR ntuye muri Cyanika umurenge wa Cyanika ubwo ni mu majyaruguru yego rero Imana ibaha umugisha ndumva imyirondoro yanjye ari yo ngiyo yego reka dutangirize n'isengesho ganga Imana ize kubana natwe muri iki kiganiro kadusenge mu izina rya Yesu Mana turagushimye turaguhimbaje izina ryawe nirihabwa icyubahiro
tugushimiye ko wera kandi ugakiranuka, nuhimbazwe cyane. Wabanye natwe rwose, uraturengera mu ijoro ryatambutse. Ibyaduhize byarakangari, byatubujije amahoro byari byinshi, ariko wanesheje, none burakeye, izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya rero bibaye ngombwa ko twinjira mu kiganiro kiduhesha umugisha n'amahoro, cyangwa se kiduhesha gukira mu buryo bwose, bwaba ubw'umubiri n'ubw'umwuka. Unyemerere ubane natwe, ukorane natwe, uvugane natwe, kandi Uwiteka dutangirane nawe ndetse dusozanye nawe, izina ryawe rishimwe. Ukore ku mitima ya benshi kandi womore ibikomere bya benshi, kugira ngo izina ryawe rishimwe. Ubane natwe, utugire neza kandi utwiteho, mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amen. Amen. Innocent, makuru ni meza. Dore ngo abantu baburane. Twaraburanye aho duherukaniye, Satani yafushe nabi. Ngo pe. Aramfuhira ku buryo bwose bushoboka. Ariko yafuha atafuha, n'ubundi arabizi ko atari umuneshi. Kuko Imana yaramunesheje, ndabibona, mbibonesha amaso y'umubiri n'ay'umwuka, n'abandi bagenzi banje n'abaturanyi barabibona ko Yesu yagize gute, yanesheje. Ubwo rero ndi gushima Imana cyane. Zagenze uteze. Ni ukuvuga ngo aho duherukaniye, urasi duherukana nko mu kwa gatatu ngira ngo, nabwo mu ntangiriro, ubwo umuntu arebye nabi yavuga ngo hari ni mu mpera z'ukwa kabiri. Ni gutekereza ko ari cyo gihe duherukaniye. Rero duherukana ndi kukubwira ngo nafashwe n'uducurane. Ducurane rero ntago twabaye ducurane gusa, ahubwo byabaye bibi. Biba bibi, ndagenda ndaryama ndaremba. Mu gihe nsa naho ndi gusa naho mpagurutse, umwana ararwara. Mu gihe nsa naho mpagurutse, umukuru nawe ararwara. Mu gihe nsa naho ndi guhaguruka, telefone baba barayitwaye. Mu gihe bisa naho byoroshye, n'ubundi mba ndwaye amenyo. Ndwaye amenyo, mu kujya kuyakura bayaciramo. Bayaciriyemo, uri kumva byari birebire. Sinavugaga, nta nubwo naryaga, mbese ubwo uri kumva ukuntu ibintu byari bimeze. Ariko kimwe cyo ntatinze, ni uko Uwiteka yakoze imirimo n'ibitangaza. Ari njye yaranyijije, umwana aramukiza, n'umukuru aramukiza. Wenda icyo ntarabona ni telefone, ariko iyo twasenze ibintu byose biraboneka. Kuko Uwiteka dusenga afite byose, kandi ashoboye kugira gute, kubihereza abagize gute, ababimusaba. Rero nta bwoba mfite, nta n'ikibazo mfite, nizeye ko Imana mu gihe gito iraba yagize gute, yabitunganije. Gusa numvaga nkumbuye abantu banje twasenganye kuri telefone. Satani icyo gihe yabaye nkunyaze, hari abantu twari turi gusengana turi mu mwuka, nta bintu byo mu mubiri, twarasenze. Hari nubwo nagiraga amahirwe nkahura n'abanyamwuka bagenzi banje, tugasenga, mbese ibintu bigakomera. Ariko Satani anyaga telefone, numva birambabaje. Mu gihe ndi kugira ngo nzamure agatwe nyishake, mba ndarwaye. Ariko ndi gushimiye ko ndamahoro, nkaba nongeye kugaruka, izina ry'Uwiteka rishimwe. Ni ukuri Imana ishimwe. Hari umumama twigeze tuganira, ni umuhanuzi, ariko ntabwo twari turi kuri kamera, byari bisanzwe. Nta nubwo nari ndatangira n'aka kazi. Arangije arambwira ngo yari afite resitora irahomba. None umuntu aza kumwishima hejuru, ngo ubanza ngo babandi ngo usengera ngo bafite ibibazo, ibibazo byabo bibavamo bigahita bikujyamo. None nawe ko twakoranye ikiganiro uri muzima nta kibazo, icya kabiri tukagikorana urwaye, none reba twongeye guhura ubwa gatatu, telefone barayibye, ngaho wari wararwaye, abandi bararwaye, nta bazimu wirukanye hari bakagukukira. ni ukuvuga ngo ubirebeye mbese ugiye mu buryo bw'umubiri cyangwa ugiye mu bantu batakebwe, reka mbivuge muri ubwo buryo. Abenshi bashobora kuvuga ngo ni ibihano cyangwa se abatabizi bakavuga ati buriya nibyo yirukanye byamugarukiye, ariko siko bimeze. Ahubwo urabizi ko ijoro n'amanywa turwana n'umubi, kandi umubi nta cyiza agira gute atwifuriza. Niba rero narasenze nkasengera abantu barwaye bagakira, nkasengera afite ibibazo bitandukanye bagakira, nanjye ubwanjye nkaba wenda ndi kugenda nunguka inshuti zo mu mwuka, ntabwo icyo kintu Satani akishimira. Ahubwo ashaka uburyo nakitotombera Imana ngo mvuge ngo Mana none ko nkukoreye gutya ukaba ukoze ibi ni ibiki n'ibiki. We ahora ashaka ikintu cyadutandukanya n'Imana, ahora ashaka ikintu cyaca mu nzira gutya, mbese cyatuma hagati yacu n'Imana hajyamo urukuta. Ubwo rero ntabwo nge nta kibazo nagize, icyo narinzi cyo nuko nzi neza ko nahamagaye Imana, Imana iranyumva iravuga ati ntabwo wasengera abandi ngo bakire ngo
ngo wowe umpamagare nanirwe kugira gute kugutabara. nose ntabwo kajemo k'umuntu avuga ati mana ko kibi nkoze nibiki nasengeye abantu none reba telefone iragiye uburwayi buraje avuga ati ariko mana koko biti ako gako ntabwo kaje ahubwo dore ikintu cyambabaje nababajwe n'abantu nari nkeneye gufasha cyangwa bari bankeneyeho ubufasha bakaba babubuze bituma nanjye n'ingingi yera ndavuga ngo mana ntabara kugira ngo ntabara abandi naho satani we iyo ushyizemo ako kantu ko kwiheba ukazana akantu ko kuvuga ngo none abakubonye urwaho nta nibwo ashobora kuvuga ati wa muntu burya n'ibyo arimo ntago agize ute ntago abyizeye ariko mutsindisha kwizera warangiza ugahamagara iyera iramanuka ikagukiza. Nanjye niko nabigenje nk'umuntu wahamagariwe gusengera abandi byumvikane abo mwahuriraga kuri telefone barakubuze cyane ariko abo muturanye baza mu rugo bagira ute imbaraga zibonye zo kubasengera kandi warahuye n'ibyo byago nk'ibyayo narazibonye rwose ndanazibona zihagije kuko iyo urwaye ubundi buriya wenda twabigereranya nk'abaganga abaganga iyo barwaye hari igihe uburwayi ariko bakakuzanira indembe irenze ukumeze icyo gihe rero ntabwo wiyitaho ahubwo wowe urayifasha nyuma nawe ukajya gushaka abagufasha ariko wabanze nje gufasha iki yambabare. hagati aho se nibura abo mwe muri gusenga najya nkunda kwibanda kubaguhamagaye nyine bakubonye hano hari abari bamaze gusubizwa nibura hari abari bamaze kumpamagara bari kumbwira ko hari ibyakemutse hari abari bafite ubushomeri mama hari amaze kumamagara nka babiri b'ubushomeri bari kumbwira ko akazi kabonetse hari undi wari waradepoje baranze kumufata nawe arambwira ati naradepoje baramfashe nsigaje ikizamini ahubwo mbabazwa nuko telefone yanjye bayitwaye tutarasengera icyo kizamini kuko nacyo itariki yari yegereje hari n'abandi bari barwaye nabo bagiye bakira hari n'abandi baterwaga n'imyuka mibi ariko twarasenze tumaze gusenga Imana yo mu ijuru igira ikikora mbese njyewe nari nibereye mu mashimwe nuko satani yazanyemo ako kantu ariko yakazana amatakaza mu ndanakomeje ni umurwanya ariko si umunesha Yesu yaramunesheje cyane turamwiringiye yego none reba ati ukuntu cya satani ari kibi aho ubonekeye ejo urampamagara dupanga uyu munsi kugira ngo tuze dukore nanjye telefone yanjye ibirapfuye kugira ngo tugire ute tuburane nyine abagomba kubohokera muri iki kiganiro kugira ngo ibaburizemo ariko yaratsinzwe Imana ishimwe dufite mwuka wera utuyobora nashyizeho ababodigadi ni undebera umuntu umeze utya w'inzobe uhetse umwana ni wowe uhagarara ahantu urangiza utumubwira uti nawaje nk'uri mu mwuka rero sinari namubonye nari mpagaze ndi kwirebera nkira ndi kuvuga si kandi ko kizeho telefone ubwo kaka nawe rero Imana imuha umugisha yantije telefone avuga ati rero jya kureba uwo muntu murakorana ikiganiro ubwo ndamubwira ni kaka noneho zana mpamagare ubwo naguhamagaye numva ntaye isi kandi ibi nibiki mugende kugira gutya ndi gukeba guzamba namubonye bodyguard abaranyoboye ibintu bigenda neza Imana ntabwo ikiburi kigenza abantu baje n'ukuri narabibonye igice inzira aho zitari satani akaba azi ngo nyine aradutsinze ariko akabona yaburijwemo arega reka nkubwire satani mumureka arwane kuko arabizi ko igihe hari gitoya arabizi ko igihe kiri kumushirana rero yuzi ko igihe kiri kugushirana ukorana umwete ugakora vuba vuba arimo arashaka abantu bo kugendana nabo kandi arimo arashaka abantu bo gukorana nabo kubera ko abizi neza ko igihe cyagize gute cyamutaye ari gusahura muri make ahubwo Imana dukore ku maso tumenye amayeri ye ubundi natwe turwana inkundura yego nk'iyeri rimwe uzi rya satani ni irihe akunda gukoresha iyeri nabonye satani akunda gukoresha cyangwa amayeri nushaka kuvuga menshi wenda amayeri nabonye satani akunda gukoresha satani afite inzira nyinshi anyuramo iya mbere buriya satani n'amafaranga yanyuramo nta niyo nzira ya mbere anyuramo amafaranga impamvu yanyuramo ni uko iyo udafite amafaranga
sinzi uburyo navuga ariko iyo udafite amafaranga uba usa naho ubuze byose niko bakunda kuvuga kuko iyo ufite amafaranga wambara neza iyo ufite amafaranga urya neza iyo ufite amafaranga usura abo ushaka iyo ufite amafaranga ujya aho ushaka rero kubera ko Satani azi ko ari ryo turufu akenshi akunda kunyuramo ikindi Satani akunda kunyuramo ni ukwihebesha abantu kwihebesha abantu akumva Imana itazabatabara akumva Imana itazabarengera noneho umuntu akavata uko byagenda kose nasenze imyaka 10 nsenga 5 nsenga 20 kuva mfite imyaka 10 ndi gusenga kuva ngize ute ndi gusenga ariko Imana kuntabara byaranze ubunyobotsi izindi nzira niba ari uburwayi wari ufite bukurambye ukavata ubu ndagiye ngiye mu bapfumu da barunaka bagiyeyo barakira barunaka bagiyeyo nta rubyaro bararubona ubundi ibyo nibyo bintu bibiri nabonye Satani akunda gufatisha abantu ibyo uko ari bibiri iyo yagushikirije yagufatishije ifaranga akagufatisha ikintu bita ubwihebe tayari aba yakurangije ubwo n'ibindi mbivuze nakangari tuvuge ko icyo kintu cy'ubwihebe uzi iyo yakwihebesheje ko abandi bajya guhinga wowe ono ugahita ureba niba ari igihe wigeze uhinga ukarumbya ubwo akaba ari bwo urate si ubundi ko cyagiye nahinze hahandi bikarumba hariya ho niho bizera atereka mbireke ugasanga urihebye uretse kujya guhinga ukajya kubona nyuma y'amezi 3 abandi bihingiye bari gusarura ubundi wowe binameze gutyo Satani ni kwa ameze n'umuntu ejo yanyihebesheje we kankubwire narebye mbona kuva mu kwezi kwa mbere ibiganiro byose ndi gukora nta n'ikiganiro cyarebwa n'ibihumbi 2 igikanyakanye ni 300 400 500 ikizamutse cyarenze 1000 kandi noneho ikiganiro kitageze ku 1000 nta kantu kaba karimo nta kintu kiba kirimo nta kintu kitwinjiriza urumva nje nese ibi bintu nibiki naringiye igicumbi uko twavuganye ari yo ndi bundi ngiye kuri abakozi b'Imana twe turi gukorana aka nibi bintu nibiki ariko nanjye ndangije numva imbaraga ziraje ndavuga nibikomere byanga byemera nubundi Satani yashaka kuguca intege arakwihebesha kuganga ibyo urimo ubivemo ndangije nanjye njya mu mbaraga zo gutegeka ndavuze ni Mana ibi bintu mba ndimo n'umurimo wawe n'ukuri yabikoze ari ikiganiro cyatumbagiye cye kimaze icyumweru ngishizeho hajya mbona nkabona kikurebwa n'abantu 100 abantu 70 ingahe niki ndavuga ntiyarashaka kunyihebesha ngo mbivemo kandi hari abantu benshi bari kubohoka kubera iyi cano pe ndi umugabo wo kubihamya cyane hari wowe hari abandi twakoranye burya hari abaca mu gikari bakambwira ati Concorde gumama turi muntu yansengeye nasubijwe hari n'abatamvugisha ariko nawe twahuruka bimbwira uti umuntu twarasenganye bimeze gutya ubwo ro inyihebesheje nkarekuye umurimo ndimo mba nsinzwe sibyo cyane nicyo ngicyo ubundi abashaka kandi iyo Mana icyo kintu cyakugezeho cyo kwiheba rwose pe uba wagiye hasi ariko iyo urwanyije ukanesha umva ugeraho warugambiriye kugera nukuri reka dufate umwanya rero tuvuge n'ijambo ry'Imana nta kibazo ntutubipe ntabwo ndababipa iri kurimo rwose uritubwire ntabwo ndababipa ntabwo ari nk'ahandi bashyira baba utinze bakakwandikira agapapuro ngo warengeje igihe bitewe n'uko nyuma y'amateraniro hari inama z'abadiyakoni ibyo bintu bivuze nibuka ko byambaye ahantu najyanye ivugabutumwa bwari ubutumwa Imana impaye ariko bari abantu mbese ubona mu rusengero ariko harimo ibigugu byinshi noneho ndagenda njyayo ariko nyine hari igihe Imana igutuma ahantu ubizi neza amakuru yawe uyafite kabo bantu rwose kumva bigoranye Imana irantuma ndagenda impa ijambo rikakaye pe ndagenda ndabwiriza Imana irambwira ngo ntiwite ku masaha ntunite ku bindi weho vuga nkubwira ngo rekeraho ngaho urekeraho Imana irambwira ariko ibyo urabona ntihagire ikiguca intege ngo ugire ikibazo ahubwo ukomeze uvuge ninjura guhagarika ndagiye ubwo bampa umwanya
hari ku cyumweru ndagenda ndavuga ndavuga icyo yakirabira ndavuga, ariko najya kurekeza nkumva ibindi biramanutse, najya kurekeza nkumva ibindi biramanutse. Nagiye kubona mbona niba ari umudiyakoni, mbona araje gake gake ari kwivugishwa, mbese hari ukuntu nyine baza bari kujijisha, mbona mpereje agapapuro nanjye nkafata gutya, ariko ndatekereza si ibi ni ibiki bimbaye. Ndakomeza ndavuga, ariko ngeze hirya ndavuga mbese kandebe mu kureba yewe kanditseho bikiri umvyibuka ngo warengeje igihe. Ndavuga ni mbega ni bantu numvise akantu ko kugira ubwoba kandi n'abana abazimu bashe. Ndamwihorera yari yakamaye ndenzeho nk'iminota nka 20. Ndongera ndisaranga ndavana none ibyari bisigaye byose biramanuka. Ndangije ariko nyine icyo gihe wumva usa naho ugize akantu ukumva uranamwaye, ariko ukagira nka gutya ugashaka imbaraga mu buryo bwose, ariko ntago nabuze umwana numvise mwaye. Ariko kubera ko hari uwo ndi kuvugana nawe ubarushije abo, navuga ngo rero baturishe, numara kubaturisha nawe afite gahunda yo gusoka ye gusoka kugira ngo icyo ndasorezaho nawe agire gute acyumve, kubera ko ari weho wanzanye uzi n'impamvu Imana irabinkorera. None ndangije ndasohoka, tugeze mu rwambariro numva umwarimu w'abarambwiye ngo ariko ngo wabwirije neza, ngo ariko ngo warengeje igihe. Navane nakazi icy'ingenzi nuko ibyo nari ngambiriye byagize gute byasohoye, nuko mita ntaho. Ariko ubwo urakavuze mita nkibuka ko kanuza ukuntu wumva ugize nk'isoni ukumva uramwana. Imana duhana umugisha katwiye. Umara nge ntako ndakwandikira cyangwa nkore gutya ibyo nabyo bakunda kubikora. Uri kuvuga ibintu nkahita nibuka ibintu byinshi. Yereka abadukurikiye ibyo ntabwo bari kundeba, yereka aho bakora. Ibyo bintu bakundaga kubidukora, ariko mana koko ibyo bintu bikunda kuba cyane. Penja amavuta ndimo ndikumva atari kwandikira agapapuro, ariko wowe ntabwo wajya kubikora buriya. Wowe ntiwajya kubikora. Oya, nje ntabwo nigeze mba umuyobozi wa gahunda, urumva, ahubwo nanjye nabaga natumiwe. Icyakora ikintu cyitwa igihe kimbamo ku buryo bitatuma abantu barambirwa. Ariko nje n'amahirwe nabaga natumiwe nk'umuhanzi ndi kuririmba, kandi indirimba kenshi ntabwo bazirambirwa. Ariko ubwo buhanuzi urukuzana bwo kubabwira ngo mwihane mugirute, nta muntu ubikurikira cyane. Icyo cyo ntabwo bagikurikirana, ariko ako kantu gakunda kubaho cyane, ugasanga bagize gutya bakubise nk'aha ngaha. Nk'iyo rero afite n'isaha byo biroroha cyane, kubera agira nka gutya agakozaho, ubwo nawe ugahita umenya ko igihe cyagusize. Kera nyiri umunyeshuri barabidukoraga, twagiye mu marushanwa. Cyakora ibintu byose biberaho ishuri, niko nkunda kuvuga. Ikibayeho cyose kigomba kuba ishuri, kubera kuriga. Ngiye kuva icyo gihe kugeza na n'iyi saha, nubwo wenda hari igihe akamuntu kazamo, ariko ngerageza kubahiriza igihe. Ngerageza kubahiriza igihe, kubera ko nguhaye iminota 60 ukizigorora. Bagitatu ntabazakireba 20. Nta kibazo, turabikora turabigenda neza. Uko umwuka, reka tureke kwiyobora, uko umwuka kuyobora aba ariko bigenda, aba ari gukora rwose. Nta nicyo twanasabye tugitangira. Niyo mpamvu uyu munsi rero nazanye ijambo ni amavuta amazemo iminsi, nanayarayemo nanayabyukiramo. Nazanye ijambo ryo kuvuga ngo Imana uko iteye ntabwo ikangwa n'ibyabaye umunuko, nta nubwo ikangwa n'ibimaze iminsi, ngo ivuge ngo bimaze imyaka 120, bimaze imyaka 40, bimaze imyaka 10. Mbese Imana ntabwo ikangwa n'igihe, ahubwo iyi saha igeze iza iri gukora. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Icyo ngiryo iryo niryo jambo nazanye. Nazanye ijambo rivuga ngo abantu be kurebera Imana mu myaka ishize, cyangwa mu gihe bamaze mu kigeragezo. Wavanga iki kigeragezo kimaze imyaka 20 n'ubundi byararangiye. Wamaze vuga ngo iki kigeragezo kimaze igihe kinini byaranze. Ahubwo Imana menya ko idakangwa n'igihe. Ntabwo ikangwa no kuvuga ngo ibihe bimaze iminsi ngibi, mbese yo irakora igakora nk'Imana, si nk'umwana w'umuntu. Tuvuga urugero, ushobora kujya kugura igikoresho wenda mu isoko, wagera mu isoko ukavanga iki kintu
havati iki gikoresho subu ndakigura nte ko ndi kubona kimaze iminsi n'ibiki byose. Imana yose uko imeze, aho isanze ikintu cyangwa se aho igusanze niho iguhindurira mushyashya cyangwa se nihindurira ibintu bishaje ititaye ngo kimaze imyaka iyi niyi. Reka rero tudatinze dusoma aya magambo. Turasoma muri Mariko ni ibice 5. Yego. Turahera ku murongo wa 21. Uradufasha? Ibi biri kubona mfite. Yindi wari ufite wayishize. Nasomesha agatelefone. Uyu munsi rero nawe uba wayishize mu gikapu kayigendana. Bibiliya hari akamenyero njya ngira ingeso. Ibintu bihora mu bag nibyo mpita nterura ako kanya. Noneho akenshi bitewe nuko nkunda no gusomera abantu batarangije primaire. Wowe bitewe nuko nzi ko warangije secondaire. Numvaga kuri somera wande nanjye nkiruhukira. Uyu munsi Mugisha ntago ushaka se? Ndawushaka. Harya we baravuga ngo Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Mariko ibice 5. Murongo wa 21. Yego. Turagarukira kuri 34. Ariko ndasomera rimwe. Urasomera rimwe. Ureke nsomere rimwe nibyo biramfasha. Nanjye ibyo nibyo nkunda. Ndi no kuri kamera. Cyane. Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo. Yego. Nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya. Abantu benshi bateranira ahari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza. Amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye aramwinginga cyane ati, agakobwa kanje karenda gupfa. Ndakwinginze uzukarambikeho ibiganza byawe gakire kabeho. Aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko hariho umugore wari mu mugongo wari ubimaranye imyaka 12. Ababazwa n'abavuzi cyane benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose abitangamo ingemu, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvise ibya Yesu araza aca mu bantu, amuturuka inyuma akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati ninkora imyenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize cya cyago. Yesu nawe yiyumvamo ko ubushobozi bumugabanutsemo, ahindukira abyigana n'abantu arababaza ati, ninde unkoze umwenda wanjye? Abigishwa be baramusubiza bati, ese ye abantu barakubyiga nawe ukagira ngo ninde unkozeho? Yego. Abararanganyamo amaso agira ngo abone umukozeho. Uwo mugore aratinya ahinda umushyitsi kuko azi kimubayeho. Araza amwikubita imbere amubwira iby'ukuri byose. Aramubwira ati, mwana wanjye kwizera kwawe kuragukijije, wigendera amahoro ukire rwose icyago cyawe. Amen. Imana iguha umugisha. Aya magambo rero umuntu ashobora kuyumva cyangwa se ntayumve bitewe n'impamvu runaka. Ariko nshaka ngo buri wese ukurikiranye iki kiganiro cyangwa se uzagikurikirana yumve icyo aya magambo agize gute ashaka kuvuga. Uyu munsi dufite abantu bafite ibintu bimamazeho igihe kirekire. Uyu munsi dufite abantu bamaranye ubugumba igihe kinini. Uyu munsi dufite abantu bamaranye ubushomeri igihe kinini. Uyu munsi dufite abantu bafite uburwayi bamaranye igihe kinini. Uyu munsi dufite abantu bafite ibyaha byababase kubivamo byananiye. Dufite abantu bafite ibyaha bikomeye, bari abasinzi, bari abasambanyi, bari abicanyi, ariko kugira ngo babivemo bitewe n'imyaka bamaze byarabananiye. Haleluya. Amen. Uyu munsi dufite abantu bari mu bukene cyangwa ubutindi, reka mbivuge muri ubwo buryo. Uyu munsi dufite abantu bari mu bwihebe. Uyu munsi dufite abantu barwaje indwara zanze gukira. Uyu munsi dufite abantu baheze iwabo babuze urushako, ari abasore ari n'abakobwa bose babuze urushako, ariko bitewe n'igihe babimazemo bakavuga ngo byararangiye. Haleluya, haleluya. Amen. Na niyo mpamvu
impamvu nazanye ijambo kuko nitegereje impande zose ndavuga ngo hari abafite ibyaha bamaranye igihe, hari abafite uburwayi bamaranye igihe, hari abafite intambara zo mu miryango bamaranye igihe, hari abafite n'ibindi bibazo bitari ibyo cyangwa imanza cyangwa iki bamaranye imyaka myinshi byanze gukemuka, bakaba banabirebera muri icyo gihe bakavuga ngo byararangiye. Ariko uyu munsi nazanye ijambo rivuga ngo Yesu ntabwo akangwa n'igihe runaka, ntabwo akangwa no kuvuga ngo nuko ibintu bimaze imyaka n'imyaniko, we iyaje abihindura ubusa. Haleluya, haleluya, amen. Yesu nashimwe. Mbonereho mbwira abantu bose buri wese mu cyiciro cye, waba uri umurozi, waba uri ubusambanyi, icy'ingenzi ni uko ufite umutima wo kubivamo. Waba ufite uburwayi umaranye imyaka n'imyaniko, icy'ingenzi ni uko uzi neza ko Yesu ashoboye. Waba ufite ubugumba umaranye imyaka n'imyaniko, icy'ingenzi ni uko uzi ko Yesu ashoboye. Waba ufite ubukene, waba ufite ubushomeri, waba ufite ibibazo akangara, icyo uzi cyo icy'ingenzi ni uko upfa kuba wizera ko Yesu ashoboye. Haleluya, haleluya. Kandi noneho ikindi, uyu mugore ngo yarabyiganye, amaze kubyigana mu bantu, uri kugira si ngo yabuze abamukubita inkokora. Ntago yabuze abamukubita inkokora bamusubizayo ngo ugiye hehe, ntago yabuze abamukubita inkonji umutwe ngo uri kujya hehe ukurikiye nde, nta nubwo yabuze abamutera ubwoba ngo ugiye kureba nde. None se umuntu wari umaze imyaka 12 ari kuva yaranukaga mu bigaragara. Haleluya, haleluya. Atashobora kunyura mu bantu, atashobora kuvuga ngo ndajya hehe. Ibaze nawe icyo cyago yaramaranye iyo myaka yose, ariko aravuga ngo uko byagenda kose ndahatana. Haleluya, amen. Burya umuntu yaravuze ngo kwizera kurarema, kandi na Bibiliya niko itubwira ngo kwizera kurarema kandi icyo kuremye kirakomera. Yesu nashimwe. Niba rero uyu mugore yaragize kwizera akavuga ngo nubwo iki cyago nkimaranye imyaka myinshi, nkaba ndi kunuka, bakaba bankubise inkonji ngo nsubireyo, bakaba bankandagiye ku birenge ngo nsubireyo, ibyo ne kubyitaho ngo reka mbyigane, icyo nzi cyo nuko nzi ko ninkora ku mwenda we icyago cyanjye kirakira. Uyu mugore agira kwizera gukomeye cyane. Iyo rero turi muri ubu buzima turwaje dufite ibibazo bitandukanye, duhura n'abadukubita inkonji, niba abandi batubwira ngo icyago umaranye imyaka n'imyaniko kizavaho gite, n'abandi batubwira ngo mbese guhera muri 90 uri gusenga kugeza isaha ugisenga uri umutini nta kintu ufite, uri kubona bizagenda bite, niba abandi batubwira ubwo burwayi bwe ntibuteze kuvaho, mbese izo ni za nkonji wa mugore yahuye nazo. Uko ni kwa gusetwa ibirenge wa mugore yahuye nawe, abo ni babandi bakumusubiza inyuma, ni wa munuko wa cyacyago wa mugore yari afite. Ariko ngarakomeza arabyigana, niko biri yitubwira, ngarabyigana mpaka akoze ku mwenda wa Kristo. Kristo nawe ahita yumva ko hari ikintu kimubayeho. Haleluya, haleluya. Ndikubwira abantu ngo ni mubyigane, mumukoreho yumve ko mumukozeho, ubundi akora icyo akwiriye gukora. Haleluya, haleluya. Kuko yakoze ku mwenda we nawe arabyumva, aravati byari byo byose. Hari umuntu nkozeho, haleluya, nese niwe wari umukozeho wenyine, abandi bamukozeho ariko bamukoraho bitabarimo, bamukoraho bari kubyigana bisanzwe. Ariko umugore kubera ko yarazi kimubujije amahoro, amukozeho, amukoraho bimuri ku mutima. Amaze kumukoraho, Yesu arabyumva ko hari umukozeho, ko n'imbaraga zimuvuyemo. Umugore nawe arabyumva, aravuga ati ko byagenda kose icyago cyanjye kirakamye. Haleluya, haleluya. Ndikubwira abantu ngo mugire kwizera. Ari abankurikiranye hano bari hirya no hino no hanze y'ibihugu, mugire kwizera, mureke dukore kuri Yesu. Nitumukoraho icyago kirakira, numukoraho utabyara urabyara, numukoraho ukennye urakira, numukoraho ufite uburwayi bwakunaniye ibintu biragenda neza, numukoraho. Hari abantu bafite urucuruzo, bafite amaduka akomeye n'ayoroheje, ariko bagacuruza ntibagire icyo babona, ni umwanzi wabinjiriye. Ariko ndi kubararikira gukora kuri Yesu, kuko Yesu yatubwiye ijambo rikomeye avuga ngo ntabwo akangwa n'iki n'ibyanutse, nta nubwo anakangwa n'imyaka, ahubwo wiyaje cyambere nukumwemerera ukamukoraho, mbega nawe akumva kumukozeho. Haleluya, haleluya. Amen. Avuga byinshi cyane, ariko kimwe cyo abanyumva n'abandi bose ndi kubararikira gukora kuri Yesu, utitaye ngo mfite ikigeragezo maranye imyaka iyi ni, ahubwo weho mukoreho, ubundi ibindi bimushinja uvuga ati namukozeho ntiyagira gute, ntihagira icyo mbacyo cyangwa se ntihagira igihinduka. We mukoreho wizeye, ibintu ndabizi neza biragira gute, biragenda neza, kuko natwe twamukozeho, tumukoraho dufite ibyatubayeho karande kugeza kuri
isaha byatuvuyeho. Iyo uri kubwiriza abandi, nkunda kubwira abantu ngo ujye ubabwira ibyakubayeho, ujye ubabwira ibyo wabonye, apana ibyo wumvise, kuko ibyo wumvise habamo amabeshyo, ariko ibyo wiboneye ku giti cyawe haba hari ukuri kuzuye. Njyewe rero ibindi kuvuga ngo mukore kuri Yesu nuko namukozeho, atari uko mbisomye muri Bibiliya. Nje namukozeho, ibyari bimbujije amahoro bigira gute, bivaho, ubundi ndatuza. Nahoze ndi no kubaho ubuhamya bw'ibyambayeho nakoze kuri Yesu. Ubu rero igisigaye ngiye kumukoraho mbone telefone. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Rero ayo magambo niyo narinzanye, ntabwo ndatinda cyane, nta nubwo nayinjiramo cyane ngo mbese iby'Imana urabizi ubivuze bwacya bukira, ariko sinabirangiza kambe ncumbikiye hano kugira ngo haleluya, haleluya. Ubwo nakoze ikiganza kibaho isaha. Haleluya, haleluya. Nta gapapuro wampaye, ntabwo wigeze ukora ku kuboko, ariko nyine hari igihe natwe twijera cyangwa se umwuka akadukoraho tukumva ko dukwiriye gusa naho ducumbitse. Haleluya. Yesu rero nabaha umugisha. Reka iri jambo turiherekeresha isengesho maze ibintu bigende neza. Twakora gutya se ukabanza atanga nimero abantu bagushakiraho. Nge nayo ntekereje nti uratanga iyawe, sibyo? Ko biri kose ahubwo umuntu azareba iki kiganiro warabonye telefone waraswapishije, noneho utange n'akakandi katate kuri gukoresha mw'iyi minsi k'umuntu agushatse byihutirwa yakuboneraho. Noneho nurangiza udusengere dusoze. Bya telefone rero biragoranye, ariko turagerageza turebe uko turabigoronzora, kubera ko nubwo byagenze uca ariko simukadi yanjye naraswapishije. Ikitaraboneka ni nimero ya telefone. Ni telefone nimero iraha. Ni telefone. Yego. Kaka nawe rero rimwe na rimwe gusa wenda ndayitanga, ariko uzampamagara ashobora kudahita mbona, kubera ko nawe aba yagiye mu mirimo kandi ntabwo tuba turi kumwe cyane. Ubwo rero ndapfa kuyibaha, bihangane kabisa, turafatanya, uramfasha n'abandi bamfashe, n'abarakireba bamfashe. Nuzagukenera byihuse akakubura utarabona telefone, nimero yanjye ihora yanditse hano. Njya zampamagare. Nta nibyo byiza ahubwo. Njya zampamagare rwose nzaza kukureba uwo muntu muvugana. Nta nibyo byaba byiza. Kubera yuko hari igihe umuntu aguhamagara. Ariko kaka banamutesha umutwe nkwikije ukuntu abantu bahamagara. Batuma oya, aho twakoranye ikiganiro mbere ati barampamagaye ndapfukama ndi kubasengera amavi arandye. Ubwo rero kugira ngo nk'umuntu w'umukecuru buri kanya barahamagaye, tangi yawe uzahamagara kumva itaracamo, iyanjye azahamagara ku yawe. Yego, turebe ukuntu twahura mubonane. Imana iguha umugisha cyane, uramfashije. Ubwo nari ngiye gutekereza ukuntu ngiye gusteresa kaka, numva nacyo ni ikibazo, ariko nibutse ko uwo kaka ni nyirabukwe. Iyi ni mabukwe ndi kuvuga. Kandi nyirabukwe w'umuntu yubaho. Imana imuha umugisha, ndi kumusabira mbikuye ku mutima cyane. Rero reka mbaha iyo nimero yanjye, ni 0786 6 3 2 0 507. Ndasubiramo 0786 6 3 2 0 507. Siyo? Yego. Dusoze n'isengesho. Nta kibazo. Kadusenge rero mu izina rya Yesu. Mana yacu, Imana ivuga bikaba, itegeka bigakomera. Urera, urakiranuka. Uri umugabo uruta abandi bagabo, uri muremure cyane, uri mugari. Uri muganga uruta abandi baganga, uri Imana yacu rwose, ntawe muhwanye. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Tumaze kumva amagambo atubwira yuko utajya ukangwa n'umunuko cyangwa ngo ukangwe n'igihe, ahubwo yujuje gukora urakora ibintu bikagenda neza. Rero dusengeye abatwumva cyangwa abazatwumva, kugira ngo uzarebe iki kiganiro, uzaba ufite uburwayi buzakire, uzaba ufite ubugumba azabona umwana, uzaba ufite ubukene buzakire, uzaba arabuze akazi uzakamuhe, uzaba ufite intambara zikomeye uzazikemure, uzaba ufite icyaha cyamubayeho umunuko Uwiteka uzakimukize. Mu izina rya Yesu Kristo uzagukoraho wese uzanyemere nawe umukoze ikiganza, izina ryawe rishimwe.
ashimwe. Ngaho duhereza umugisha, uhereza umugisha wawe abantu bawe bose, kandi ukomeze kwagura no gushyigikira ubwoko bwawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngaho umwuka ukomeze kuganza kandi byose bikumvire mu izina rya Yesu, amen.